Ndagusuhuje we mukunzi w'Ingenzi TV. Repubulika y'u Rwanda ubutegetsi bwubakiye ku mbaraga z'igisirikare tariki enye Nyakanga FPR nirihe somo yahaye abanyarwanda. Urujya n'uruza mu butegetsi bw'u Rwanda havuzwemo byinshi. Ubu turi muri FPR itariki ya mbere Ukwakira 1990 nibwo mu Rwanda humvikanye inkuru ko Kagitumba umupaka hinjiye abasirikare bitwaje intwaro. Abantu batandukanye bafashe bati igitero cya FPR bayagabye kuri MRND. Inkuru yacu ntabwo ijya ku bihe by'urugamba, turaza kureba uko ubutegetsi bwubakiye ku mbaraga z'igisirikare ku ngoma ya FPR buhagaze kuva tariki ya 4 Nyakanga 1994 ubwo hajyagaho guverinoma y'inzibacyuho. Tariki 19 Nyakanga 1994 inzego nyinshi zategekwaga n'abasirikare. Urwego rwa segiteri ukazamuka muri commune udasize sous prefectura ugasoreza kuri prefectura. Abasesengura uko inzibacyuho yarangiye kugeza amatora atangira muri 2003 aribwo inyito y'uturere yumvikanaga mu Rwanda. Ubutegetsi bwubakiye ku mbaraga z'igisirikare bwubatse umutekano. Umunyarwanda kundi bashima imbaraga z'igisirikare kuko bakora ibibateza imbere bikanateza igihugu imbere. Umwene gihugu asabwa kubahiriza amategeko bikamuha inzira y'umutekano ku munyarwanda abaho atikanye. Byerekana ko imbaraga z'igisirikare zirenze z'umutekano ku buryo budasubirwaho. Bamwe mu bantu batandukanye bafashe bati uko umutekano uhagaze kuva tariki ya 4 Nyakanga 1994 kugeza ubu muri 2026. Twahereye ku rwego rw'abacuruzi bo bagira bati nubwo byose bitaba byiza 100% ariko 99% ni byiza kuko nta gutangira ngo urajya he. Ikindi ucuruza utekanye. Abaturage bo mu byaro bo bagira bati twe iyo tugenda nta uduhutaza, ariko ikibazo nuko hariho inzego zibanze zitubuza kwihingira ibihingwa ngandurarugo, ariko umutekano wacu ni wose. Mu gihe rero mu Rwanda bigaragara ko abasirikare bubashywe kubera imbaraga bakoresha bubaka umutekano bigaha umunyarwanda umudendezo, kandi ari cyo gikenewe. Umunyarwanda nawe nabe ijisho rya mugenzi we, umutekano n'uwa buri wese. Iyi ni Ingenzi TV.